My wife, but he said, raise. Patrick dance, avec le goût. Patrick dance, il est goût. Patrick dance.
Yes, ndashaka kwiyumvira ijambo rya Patrick. Yes, Patrick. Hola. Indirimbo wayitanze? Ntabwo nayitanga. Yawe. None se ubu urayitanga gute? Kate nayitanga. None se urayifite gute? Ntabwo ari kuri Furaha. Iri hehe? Ifite mu mutwe. Uyifite mu mutwe? Wow. Agiye kubabyinira na beat noneho kugira ngo mubyemere. Yego, ari ya Diamond. Bagusabye beat yari yose ya Diamond. DJ, shaka indirimbo ya Diamond noneho Patrick akwereka ukuntu amashi menshi kuri Patrick. Yes! Mukora mbire. Umwe muri modern nguyu hano niwe tugiye kureba. Muri kumva? Amashi ariko kuri Patrick. Niba uzi ko ufite impano mubaye mutazi rwatwap cyangwa se kwamagana twap
mata. Mabura pura alaga hurira kana musasa kabuni kondo gijira bakuma bakuni hana bakuni hana kishikire kwa kisupanga kishikire kana fatana kwenda gitara fata kamare kesho mwamoye tuma ya mezi rafuka menuje ni kusenga chini mana ya chizira bakuma gitara galista nuru mukudi masta masta tesu kwa sina tire kare ka Abana bakeneye pe ntabwo dukeneye projet twimwitire mu rugo indika igushaka ifoto ukunda bobo kwama nigasigaye sibiri kurashaka kurabikora Rwanda baradutunze n'ishyuke baraza cyane n'umugabo n'umugabo uri bigaragara kuza batarika Batman, we get it. Man, come with the beat. Hey!
let's go. Yatuzaniye nibi binasize ari irangi sibyo abakunzi bashize bari Saibaba yes urero abutera kunga urubyiruko ushinzwe hareba n'Imana bishoboka yose ushobora rero kuba wowe wari wicaye wari uzikuje kwirebera abanyemana nawe uri Imana babishatse wazanga abana bakazabanza birashoboka rero karaciyo dije Ano hari ini wa shampiyona mu by'ukuri nubwo bigaragara ko ikipe ya APR ibirarusha ikipe ya Resiporo amanota ariko byabuza ko ikipe ya Resiporo yakora kino gikombe cya shampiyona sitwirwa tuvuga byinshi cyane tuvuga abakinnyi babanzamo reka tumanukire mu kibuga attention reka ubusa reka turere tampiyona cyane Truth
abavuga kuhariye Bebe MC Nusha kuririmbe muri korali cyangwa uririmbe iki ijwi niryo rya mbere MC afite ijwi MC yes reka mubwire akantu gatoya sibyo ibintu ndabona mwabigize intambara kandi ibi bintu biroroshye cyane niyo waza ukagira gutya tu iyo ni imana yawe mana akarusho MC uyu nguyu umaze uyu musista ntabwo yitwa Derine naje kubivuma yitwa nde bamwita Gisele oya modaringa uyegereza kwikora Derine nkunda no kudoda imyenda y'ibitenge ndabikunda cyane. Umwihariko wanjye rero uyu mwenda nahisemo ni umwenda mwiza nakunze kandi umwenda yes abanyamata basabye ngo umufashe guceceke Derine ndagira ngo uvuge utuje ibi ntabwo ari intambara sibyo ibintu wambaye ni byiza ariko ushobora kuba udafitiye ubusobanuro ndagira ngo ugushe ku ngingo umwihariko wawe ubundi ubwire icyo utegurira abantu bawe begera mikoro neza nk'uko ubona ameze. umwihariko wanjye nkunda kudoda imyenda ya kinyafurika, imyenda y'ibitenge. Uyu mwenda kugira ngo wambare nahisemo umwenda buri muntu wese yakubonamo, ari umuntu ubyibushye, ari umuntu unanutse akaba yawambara kandi akaba yambaye neza aberewe bitewe na taye ye. Murakoze. Yes, Adeline. Abakibashi kuri Adeline. MC Yes. uwo misheno ni mwihariko Yego. akunda kudoda imyenda yo muri Afurika. Umva babwire. Sibyo? Ibi bintu mureba hano muri iki kigo turabyigisha. Hano muri iki kigo gufata umwenda ushobora kuba urumva ukeneye kujya ku muhanda kandi imyenda yawe yose wayifuze hari ibitenge iwanyu. DJ ugabanyira ikiro hano niyo ufite icyo ugeze ku bakunzi bawe wababwira ubundi ukigendera. MC reka turebe ko nagiye gusubirayo uretse gatoya kuvuga yashoje reka Ashoje kuvuga atagaye icyo babwira abakunzi bawe.